Murakoze cyane, nitwa Rwego Yves, uyu ni Tereza akaba ari mama w'Imana, akaba ari mukasa wa Mukesha muri filime Inzira. Tukaba dushimira abakunzi bacu. Utavuze Mushyushya. Mushyushya araza kuvugwa na Mukesha. Mukesha niwe buze kumwintroduce. Tukaba dushimira abantu bose babanye natwe uyu munsi. Uyu munsi dufite igikorwa cyo guhura n'abantu bakunda filime Inzira na turawudugo muri rusange. Rero ni ibintu byabaye byiza, byarenze uko njye nabitekerezaga. Numvaga bishobora kuba bito cyangwa nibigende neza abantu ntibishime, ariko natungwe n'ukuntu abantu bishimye. Mbona urukundo badufitiye ntabwo ari ikintu umuntu akwiriye gupfusha ubusa. Murakoze, amazina nitwa Tereza Nick King. Nkaba nanjye ndi umwe mu bakunzi ba filime Inzira, ndetse nkaba ndi umwe mu baje kwifatanya na groupe iri hano mu gikorwa cyiza cy'urukundo cyo guhura n'abafana bo muri Turawudu Empire. Ndabakunda cyane rero, nanjye ndumva nshaka kumenya mfite amatsiko yo kumenya iherezo rya Mukesha, iherezo rya mama Mukesha. Ntago ndibuze kubaza mama Mukesha ambabarira nsubize niba ubugome afite muri iriya filime Inzira aribwo asanzwe afite no mu buzima busanzwe. Araza kuza kunsubiza kuko njyewe uburyo ndi kumureba hano n'uburyo nsanzwe mubona muri filime biratandukanye cyane. Amazina nitwa Izabayisenga Jean Claude, hanyuma bakanyita pasiteri, ndi umukristo. Ikintu cya mbere nishimiye uyu muhuro. Ikindi mfite amatsiko menshi kuko uko mbitekereza nk'umufana, icyo nzi cyo Yves kari akaruru ka Mukesha azakumva. Namara kukumva, Mukesha bamaze kumwambika ikintu cy'ikideyi, niba ari ikideyi, hanyuma bo Yves navuga tubaye iki ahita azamuka yiruka, bamushyushya nabo bahite birukanka babihishe. Ariko icyo nzi cyo azamubona. Murakoze, amazina yanjye nitwa Tisenge Debora, nanjye ndi umufana w'Inzira. Ngewe bavuze umuhuro numva ndishimye cyane kuko numvaga mfite amatsiko yo kureba abantu bayikina, mfite amatsiko yo kureba Mukesha, Yves w'Imana na mama wa w'Imana. Shangewe pe sinabona uko mbibabwira kuko ndishimye cyane kuba wenda nababonye, ariko mfite n'amatsiko y'ukuntu izarangira. Mukesha bamushimuse, Ravi nawe yituye hasi, Jojo yituye hasi, yituye hasi,
ubu nyine nawe mfite amaherezo niba wa mukecuru baramwirukanye cyangwa agihari. Koze cyane, nitwa Ukunda Gusenga Berize, nkaba ndi umufana wa filimi yitwa Inzira. Nyine njyewe iyi filimi ndayikunda cyane, ni filimi Mukesha akina ubuzima bwanjye. Nyine Mukesha ibintu akina nanjye byambayeho, niyo mpamvu nanjye mfite amatsiko yo kumenya nimba koko baramushimuse cyangwa nimba yarabonye ubutabazi. Murakoze, nanjye amazina yanjye nitwa Mukesha Ivona. Muri make nanjye naje hano nk'umufana wa filime Inzira Turawood Empire. Ngende umufana wa Yves cyane filime akinamo hafi ya zose uko nzizi ndazikurikirana kuko ndi umufana we. Naje hano nifuza kumubona. Murakoze, nitwa Inzira, turutse Nyamirambo, nkaba nkunda filime nyarwanda by'umwihariko Inzira. Nitwiragiye Rusi, mu buzima busanzwe ndi umukunzi wa filime, ariko filime Inzira ku bw'umwihariko ndayikunda cyane kubera ko ikina ibintu bijyanye n'ubuzima muri rusange. Bitwigisha kubaho wenda uri imfubyi ubana na mukaso ukihangana, ikaba yatwigisha kuba wabaho uri umuntu wabasha kuba watekereza mu buzima bw'iki gihe, uko wabana na nyoko bukwe mubi. Iyo filime rero abantu benshi tubashishikariza kuba bayireba ko ni filime nziza. Abanyarwanda bateye imbere mu gukora filime, bateye imbere, tukaba turi abakunzi ba filime muri rusange. Kandi abantu bose mujye muri filime zirigisha cyane, uburyo uramutse urebye filime ukuri kuzuye. Hari igihe kubaka byigisha kuba kubaka ntabwo byakugora. Ureba filime ubuzima busanzwe ntabwo bwakugora kububamo. Ureba filime irimo byinshi cyane wavanamo. Abantu bose nabashishikarizaga kureba Inzira series. Ni nziza bakinamo ni beza ewana. Ndabinginze abantu bose murebe Inzira. Season ya 2 igiye kuza, turi tayari. Ahubwo abandi bantu bose muze murebe Inzira. Nitwa Mutoni Breda Gentil, ndi Musanze. Nkunda filime Inzira, abakinnyi barimo ndabakunda cyane. Nkunda Yves uburyo akina, nkunda Mukesha, nkunda Jojo. Filime Inzira irandyohera cyane. Ndumva bafite amatsiko menshi yo kuzareba season ya 2 kubera ko iriya filime ni nziza pe, rwego rwo hejuru. Ndabakunda cyane. Yego, murakoze cyane. Amazina yanjye nitwa Niragire Joseph, nkaba ndi umufana wa filime kandi mu buzima busanzwe nkaba ndi n'umukunzi wa filime. Nkaba nkunda filime cyane Inzira ikinamo Yves, nkaba ndi n'umufana we cyane bikomeye cyane. Filime y'Inzira icyo nyikundira, inyigisha ubuzima, ikananyereka uko ubuzima bubaye muri iyi si ubwo tugenda tunyuramo. Cyane filime y'Inzira inyigisha kumenya ubuzima turimo no kwihanganira ibyo tunyuramo, uburyo ushobora kwihanganira ukurera cyangwa se ubana nawe mu buzima busanzwe cyangwa se bugoranye. Rero muri iyi filime Inzira nkundamo cyane Yves, nkakunda Tereza. Buriya Tereza nubwo bigaragara ko ari umubyeyi mubi, ariko abatwigisha ntabwo aba ari umubyeyi mubi mu buzima bwe busanzwe. Nkunda Mukesha uburyo yihangana n'ubuzima agenda anyuramo muri iyi filime y'Inzira. Ndamukunda cyane kandi biranyigisha, biramfasha. Murakoze cyane. Guys, nagira mbabwire, nitwa Shadia, nkunda filime Inzira. Nkaba nishimira kuba namwe mwayireba mukayikurikirana.
mukajya kuri rwego Yves mwayikurikirana neza mukayireba. nkundamo umuntu bita Yves akina neza cyane azi kwakitinga. nkakundamo umuntu bita Mukesha, nkakundamo umuntu w'umubyeyi nkunda cyane bita mama niyo ruri ikina ari mama wa w'Imana, ndamukunda cyane. nkakundamo na Mutoni na Jojo ndamukunda. ni benshi pe bose bazi gukina neza. mujye muyireba iyo filime, inama zirakenewe kandi namwe yabigisha byagenda neza mukayireba. yigisha benshi abana babayeho muri buriya buzima bafatwa nabi babana na ba mukase. nkakundamo n'umuntu bita Mushyushye, nawe muzamurebe ashyushya ibintu pe, mva arakunzwe. muzamukurikirane neza azi gukina kandi mujye mumuha n'akazi. ni umusirimu cyane ndamukunda cyane. n'abandi bose bayikinamo bazi gukina, nabo bazi gukina. muzajye mubareba mubakurikirane rwose bizaba ari fureshi. iyo nagira mbashimire muzajye kuri YouTube muyirebe. ndi umufana wa filime Inzira, by'umwihariko nkunda umukinnyi wayo witwa Yves, niwe wayitangije. ndamukunda, nkunda ukuntu akina ubuzima muri rusange bibaho mu buzima. hanyuma filime Inzira ndayibashishikarije, namwe mutarayireba muzayirebe, ni nziza cyane. harimo abakinnyi beza bazi gukina kandi muzayirebe muzayikunda. ni ukuri ni beza bazi gukina. hanyuma muri rusange nahuye n'abantu beza, abafana bayo turi benshi, namwe muje mukayifana byaba ari ibintu biryoshye. ndayibatuye, muzayirebe muzambwira, namwe muri comment muzampamagara mumbwira. amazina yanjye nitwa Eric Tuyishimire, ndi umufana w'Inzira from the beginning. nayibonye ari umuntu unyereje link yayo, ari trailer yayo, bitewe n'uko nanjye mbarizwa muri domaine nsangane movie nziza ifite story nziza yumvikana. nayirebye from the beginning kugeza ageze ubu ngubu. nishimiye guhura na bamwe mu bantu bayikinamo, by'umwihariko bose ni abahanga mu byo bakora kandi ndabakunda. Thank you.
udukunda umunsi ku munsi, wowe wakoze subscribe, wowe ureba filime Inzira, ndagushimiye. Nubwo utabonetse wenda uyu munsi cyangwa ukaba wabonetse, ndagushimiye kubw'uruhare ugira kuko mudahwema kutwitaho. Igituma dukora kidutera imbaraga ni mwebwe. Uko birebye uyu munsi biduha imbaraga z'uko ejo nidukora ibindi nabyo uzagaruka bireba. Rero cyari kinzanye hano njye byari kubashimira. Imana ibaho umugisha ko njye ntabwo mfite ikintu nabahereza. Icyo nzakomeza kubaha ni filime nziza, sinzabicisha irungu. Igihe cyose muzakenera filime mugomba kuyibona. Murakoze cyane. Murakoze Tereza muri filime Inzira cyangwa se mama uw'Imana, ariko ubundi ndiko Kagoyire Rebecca, ndi umukinnyi wa filime nyarwanda. Namenyekanye muri filime zitandukanye ariko cyane ubu hano ndi kuvuga muri filime Inzira. Nanjye ndi gushimira, ntabwo ndi bujye kure y'ibyo Yves avuze, ndi gushimira abakunzi bacu kuko batweretse urukundo rukomeye Yves. Nukuri hari abantu benshi babyifuje ntibabasha kuyibona, ariko nabake baje sijya ntago ari bakeya, abantu hafi 30 ni abantu baba bagukunda nyine ukabona ko nyine bakweretse umutima wabo wose. Harimo n'abaturutse mu ntara, n'ubwitange kubona umuntu uguhereza umwanya wiwe agahera saa 8 akagira saa 12 cyangwa saa 1 mukiri kuganira, n'ubwitange. Rero nkuko Yves amaze kubivuga, murabizi filime Inzira ni filime yacu kandi turitegura kubaheza season 2 vuba cyane. Noneho muvuga ngo Tereza ngo ni umugome. Guys, ubu mugiye kumbona Mukesha nubwo kancitse, ariko ubutaha ningafata nashimiraga kubabonetse, kubatabonetse, uko mudukunda niko tubakunda, kandi nkunda kubivuga aho tugeze ni mwebwe. Uko udafite abantu bagukunda bajya bavuga Tereza, Yves, Mukesha w'Imana, Mushyushya, ntago wazamuka. Rero niyo mpamvu iyo tuze mu bantu badukunda turisanisha kuko twebwe ni mwebwe. Kiti aho ngeze nabakunzi. Reka rero mbabwire ngo nakagaruka kandi ndabakunda cyane. Murakoze cyane. Nanjye nitwa Mukesha. Ntago njya kure cyane y'ibyo bavuze. Ikintu cya mbere ni ukubashimira ubwitange mwagaragaje. Ni ukuri muri abantu b'agaciro gakomeye. Njyewe ubundi ntababeshye, mfata ko filime Inzira ari mwebwe. Ntago filime Inzira ari bino dukora, bino dukina. Njyewe ku mutima wanjye mfata ko filime Inzira ari mwebwe abafana bacu, kuko mudahari natwe ntago twaba duhari. Urukundo mwatweretse, kubona abantu baturuka mu ntara bakaza, abandi bagasaba bagawushya bakava mu kazi kabo, abandi bagasiga abana babo, ni ikintu gikomeye ku buryo mukitwishyuze nta nubwo twabona ikiguzi. Turabakunda cyane kandi nk'uko babibabwiye season ya 2 gutegurwa, mukomeze mudukunde, mukomeze mushyiremo imbaraga. Nyine hari ukuntu no mu buzima busanzwe ndabizi umwe aba afite boyfriend, girlfriend, ufite madamu cyangwa umugabo wamukunda, yakora ikosa atarikora, nyine wisanga nyine ugomba kumukunda. So ikintu nabasaba ni ukudukunda rwa rukundo, uvuga ngo filime Inzira ndayikunda no matter what, uko byagenda koze ndayikunda. Nibyo njye nabasaba, kandi natwe ntago tuzabatenguhwa. Nubwo banshimuse ariko muhumure, nzapfa cyangwa ngaruke, ariko icyo nzi ni uko ibyiza biri imbere. Twabashimiye, turabakunda cyane, turishimye. Umva muri muntu wese yaba utabashije kugera hano, ubutaha nizera ko bishoboka ko twazongera tugahura kandi mwese tukababona. Mukomeze kugira ibihe byiza. Mukesha arabakunda cyane. Murakoze neza. N'uw'Imana, amazina yanjye asanzwe nishimwe Benita. Nzukuri uyu munsi nyewe nagare gutya nawutekerezaga. Mwadutunguye cyane, mwatweretse urukundo rudasanzwe, kandi natwe turabakunda cyane, twishimye. Mu by'ukuri abafana bacu ntacyo twabanganyisha, ko ibyo dukora byose mudahari ntacyo twaba turimo turakora. Ibyo dukora byose bigizwe namwe, urukundo rwanyu rw'abafana. Mukomeze mutwereke urukundo rwanyu, mudushyigikire, mukomeze kudusapotinga, musharinga hirya no hino. Natwe turakomeza tubagezeho ibintu byiza,
kandi turabizi neza ko Inzira ntago ari Inzira filime ahubwo ni Inzira, ni n'umuryango, ni ubucuti, Inzira ni byose. Tuzaba duhari ku bwanyu, nange mukomeze mudushyigikire, turabakunda cyane cyane cyane. Dukunda urukundo ruri unconditional. Aha none Urwo mushyushya gukunda. Oya mushyushya se buriya wowe umuntu urabona ukuntu yanteruye akanigagura. Mushyu. Ariko niwe mushyushya turakwakiriye. Ndagukunda nubwo wowe ntizera neza niba unkunda. Kandi uruganda rw'inyama. Cyangwa nanjye wagiye kumbaga. Arabitubwira. Ego turakwakiriye. By'umwihariko ngenda gukunda ndi umufana wawe. Nanjye navutse mufana. Nkunda akagendo kawe n'utuntu two ku gahanga. Utuntu twa kuri two tuntu rwose. Urumva dushaka kumva akajwi kawe mushyushya. Ese ubundi ni mushyushya ki? Ni mushyushya amagambo, mushyushya rugamba, mushyushya. Okay, murakoze ibyo byo gushyushya bwo ngenda bibaza ahubwo Yves. Ubundi kubera icyo ari mushyushya. Ubundi nge nanditse mushyushya rugamba. Nanjye mba ndi gushyushya urugamba. No rugamba nari gushyushya filime Inzira, ariko nabonye ngo abantu banyanga, ariko nta kibazo banyanga, ariko mbakunda nta ribi. Rero nanjye ndabasuje, amazina yanjye ya nyayo nitwa Muhoza Jean Trésor. Ndi umukinnyi wa filime zigiye zitandukanye, si ngombwa kuzivuga ahangaha, abazizi barazizi, ariko ubu ngubu reka tuvuge kuri filime Inzira, nitwamo Mushyushya. Turabasaba rero kugira ngo mudukurikirane ahantu hose, mudusapotinge, bariya nubwo views tubona ari ziriya, ariko tuba twifuza na nyinshi kurushaho. Musharinge, mugeze ku bantu batayizi, mwebwe mwayimenye. Ikindi ndashimira abantu tumaze guhura, batweretse urukundo, batweretse uburyo batwishimiye, batweretse nyine uburyo badusapotinga. Burya support ntago ari views gusa, ntago ari amafaranga gusa, byonyine support n'uburyo ubonye umuntu akwishimiye biguha courage. Buriya rero mukomeze mudusapotinge mu buryo bumwe cyangwa ubundi, tuzarushaho no kubakorera ibintu byiza kurushaho. Burya iyo mutanze ibitekerezo, iyo tubonye muri kubikurikira cyane, biha motivation y'umukinnyi. Bana ibitekerezo hari igihe bimuha inspiration yo kugira ngo agire ibyo akomeza mu gihe kiri imbere. Rero ndabakunda abafana bacu, Inzira ko nanjye mu nkunda. Na Mukesha avuze ngo arankunda, ariko ntabwo azi ko mukunda. Ndagukunda cyane Mukesha. Uruganda rw'inyama rero nanjye ubwanjye sinzi niba ndufite cyangwa ntarufite. Nabaga ndi gushyushya ntabwo nzi niba ndufite cyangwa narufite, nzabimenya mu gihe kiri imbere. Murakoze. Umusore utirariye ntabwo yabona umukobwa neza. Umusore utirariye ntiyarongora inkumi, niko bajya bavuga. Rero nyine nanjye ngomba navuze ko mfite uruganda, niba ndufite niba narufite ntabyo nzi. Ngende mushyushya mba ndi kwishyuhiriza gusa, ngebye ntabyo nzi. Turabashimiye cyane rero, mwibuke gukora subscribe, share, like, comment, share. Mutubwire ibintu mwifuza muri season 2 cyangwa season 3. Iyi muduhe ibitekerezo. Ni ibiki mushaka? Twongera iki tugabanye iki? Barita badusaba kongera iminota. Kandi rwose atinyuka urashoboye. Ciao, turabashimiye cyane.